hari n'abantu usanga barwara imitsi ugasanga amaguru ye imitsi yarabyimbye, umva hari ukuntu umubiri wawe uri kuruhuka, nka kwa kundi iyo akayaga uri hanze ukumva karaguhushya, nawe wumva mu maguru yawe hari ukuntu haruhutse uvuye ku kazi, cyangwa wumva amaguru ari kukurya ukaba wicaye mu rugo ufite akanya ufata iminota 5 ukarambikamo amaguru. Ushaka kumenya ngo mbese hari abantu bavuga ngo bandoze ngo bangize ibiki ngano nacuragura ngo ibiki, ufata uyu munyu w'amabuye ukaba washaka nk'akasiteri nk'akantu nk'aka ngaka, akantu wakoresha kose ushobora no gukata icupa ugashyiramo umunyu w'amabuye ugatereka mu nguni zawe z'inzu. Ni ukuvuga ngo iyo umunyu uhindutse umukara murabona ko ubu ni umweru, ahangaha uyu ni umunyu w'amabuye nk'uko muri kubibona. Hari abantu bajya bitiranya umunyu w'amabuye n'umunyu duteka, nibyo n'uyu nguyu n'umunyu ushobora kuwuteka ariko biratandukanye n'umunyu usanzwe tuba duteka. N'uyu nawo ni umunyu w'amabuye ariko uyu munyu we ni pinki. Murabizi ko ubundi bawita umunyu w'inyanja, ubundi murabizi ko umunyu w'inyanja hari aho ugera ku nyanja ugasanga hasa umutuku kandi hasa umweru. Uyu munyu nawo urasa pink nk'uko muri kubibona. Ubona ko ahangaha kubera ko nkunda kuwukoresha muri dushe ndi koga, urabona ko urimo amazi utandukanye n'uyu nguyu. Uyu nguyu wo nawushyizemo hano mu iri cupa kugira ngo utazabasha kugira, ushobora kuba uvuye ku kazi, ushobora kuba uri mu rugo ukumva amaguru yawe arimo kubabara, nta kindi ukora ufata wa munyu w'amabuye. Iyo uwufite nzababwira abantu duturanye aho wawubona n'abandi, kandi nubwo urahenda ariko wabasha kuwubona. Aya mazi y'akazu, uyu munyu duteka usanga utandukanye cyane n'uyu munyu w'amabuye, umunyu w'inyanja. Uyu munyu w'inyanja nyine bawukura mu nyanja bakawukatagura. Rero murabizi ko Imana yaremye ibintu kugira ngo tubikoreshe, niyo mpamvu n'uyu munyu w'amabuye uba uri naturel, niyo mpamvu uvura mu buryo ngiye kugusobanurira bukurikira. Uri mu rugo utiriwe ushakisha ibindi bintu, ukivura ububabare ufite n'izindi ndwara wahura nazo. Hello, muraho mumeze gute bakunzi ba Time TV? Nizere ko aho uri umeze neza. Niba utanameze neza, Imana ize ihagarare mu ruhande rwawe iguhe icyo wifuza, kuko Imana niyo murinzi wa twese kandi niyo itubashisha byose mu buzima tubayemo. Nk'uko mubibona hano rero mfite, wakwibaza ngo mbese biriya ni ibiki biteretse imbere. Mfite tawuro, mfite agasume, mfite umunyu, n'uyu ni umunyu, n'uyu ni umunyu, aya ni amazi. Muri aka kanya rero ikintu ngiye gukora, ngiye kubereka ukuntu umunyu w'amabuye uwukoresha wivura amaguru, umuntu ubabara amaguru, umuntu ufite uburwayi bw'amaguru, n'ukuntu ashobora kugufasha wowe ugira ibyunzwe mu maguru, mu mano, ugasanga urwaye ibimeme, ugasanga amaguru ugira ibyunzwe binuka, ugasanga ukuyemo inkweto nta muntu wifuza kukwegera, ugasanga ufite imyate. Uyu munyu ni umuti w'ibyo byose, aribyo ngiye kubasobanurira bikurikira. Ubane nanjye muri iyi video. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment. Wowe wakoze subscribe ikaze nanone. Twishimira kubana namwe umunsi ku munsi kuri Time TV. Tuzajya tubagezaho ibintu n'ibindi bitandukanye by'umumaro. Ni ukuvuga ngo ahangaha uyu ni umunyu w'amabuye nk'uko muri kubibona. Hari abantu bajya bitiranya umunyu w'amabuye n'umunyu duteka, nibyo n'uyu nguyu n'umunyu ushobora kuwuteka ariko biratandukanye n'umunyu usanzwe tuba duteka. N'uyu nawo ni umunyu w'amabuye ariko uyu munyu we ni pinki. Murabizi ko ubundi bawita umunyu w'inyanja, ubundi murabizi ko umunyu w'inyanja hari aho ugera ku nyanja ugasanga hasa umutuku kandi hasa umweru. Uyu munyu nawo urasa pink nk'uko muri kubibona. Ubona ko ahangaha kubera ko nkunda kuwukoresha muri dushe ndi koga, urabona ko urimo amazi utandukanye n'uyu nguyu. Uyu nguyu wo nawushyizemo hano mu iri cupa kugira ngo utazabasha kugira ikibazo na kimwe ugira, kubera ko ntabwo nashakaga yuko uzigera utoha. Uwo ntabwo utose nk'uko mwabibonye, niwo uyu nguyu. Mfite uyu w'umweru n'uyu nguyu usa na pinki, ubwo ujya gusa n'igitaka ahari, ariko harimo amazi kubera ko nkunda kuwukoresha muri dushe.
niyo mpamvu uri kubona utari kuno gusukika neza, ariko ngiye kukwereka buryo ki wakoresha. Iyi ni tawuro ndakoresha nihanagura nindangiza. Aya ni amazi ashyushye y'akazuyaze ari muri keto, ariko utabanye n'amazi yo muri keto ushobora kuba ufite dushe irimo amazi ashyushya ukagenda ukavoma amazi y'akazuyaje. Ushobora gufata isafuriya ugashyiramo amazi y'akazuyaze, ubundi ukabasha kwikorera umuti uri mu rugo ugakira imitsi. Hari abantu bakunda kugira imitsi y'amaguru bakababara, hari abantu bakunda kubabara cyane munsi y'ibirenge, hari n'indi ndwara yitwa epideni ikunda kuza ari akantu kameze nk'agwaha munsi y'ikirenge kagatumba ari nk'agaheri, wagenda akaboko kakubabaza cyangwa akaboko kakakubabaza. Nta kindi gisubizo ni uyu munyu w'amabuye. Ngiye kubasobanurira buryo ki ubigenza mu buryo bworoshye. Nk'uko nari kubabwira rero, uyu ni umunyu utekwa. Uyu munyu utekwa rero utandukanye n'umunyu w'amabuye. Uyu tumenyereye urabona ko nkusutse hano ku meza, urabona ko aba ari umunyu wo guteka usanzwe tumenyereye. Uyu munyu aba ari umunyu wo mu ruganda. Uyu munyu w'amabuye niwo uvamo uyu munyu duteka, ariko baracishije mu ruganda baravanzemo n'ibindi bintu. Niyo mpamvu uyu munyu duteka usanga utandukanye cyane n'uyu munyu w'amabuye, umunyu w'inyanja. Uyu munyu w'inyanja nyine bawukura mu nyanja bakawukatagura. Rero murabizi ko Imana yaremye ibintu kugira ngo tubikoreshe, niyo mpamvu n'uyu munyu w'amabuye uba uri natireri. Niyo mpamvu uvura mu buryo ngiye kugusobanurira bukurikira uri mu rugo, utiriwe ushakisha ibindi bintu, ukivura ububabare ufite n'izindi ndwara wahura nazo mu bintu ngiye kugusobanurira bikurikira. Aka rero nako ngiye kwifashisha. Ushobora nawe icyo wogeramo wakifashisha, ari ibase, ari indobo. Mu gihe ukeneye gukoresha umunyu w'amabuye, nta kindi ni ugufata nk'uko ngiye kubibereka. Ufata wenda ushobora kuba uvuye ku kazi, ushobora kuba uri mu rugo ukumva amaguru yawe arimo kubabara, nta kindi ukora, ufata wa munyu w'amabuye. Iyo uwufite, nzababwira abantu duturanye aho wawubona n'abandi, kandi nubwo urahenda ariko wabasha kuwubona. Aya mazi y'akazuyaze rero ngiye kuyasuka mw'aka kantu ngiye gukoreramo. Noneho nimara gushyiramo kariya kazuyaze, ubundi impamvu ari byiza gukoresha amazi y'akazuyaze ni uko umunyu uyengeramo vuba. Fata amazi y'akazuyaze, n'amazi akonje arakora, ariko ameza ni ay'akazuyaze. Warangiza gufata amazi y'akazuyaze ugashyiramo wa munyu wawe. Urabona ko hari amusutsemo. Uyu ni umwe wa pinki nababwiraga. Ukawushyiramo, warangiza ugashyiramo, ufite uyu w'igitaka wakoresha, ufite n'uyu w'umweru wawukoresha. Uyu w'umweru ugashyiramo, ntabwo bigombera ngo ushyiremo mwinshi. Uwo wabona ari uw'igitaka ari uyu w'umweru, wose n'umunyu w'amabuye kandi urakora. Urategereza ukayonga iminota 5, ariko ntabwo ndategereza iminota 5, ndategerezaho iminota mikeya. Ariko ubaye uri mu rugo ufite akanya, urategereza wose ukayonga, ariko nyine ntabwo ndarindira ko wose uyonga. Urategereza umunyu ukabanza ugakora. Warangiza, urabona ko ngiye ntabwo nujuje kariya kantu kubera ko ngiye gushyiramo amaguru gusa. Ariko ufite ikibazo cy'amavi, umuntu wumva aribwa amavi, akagenda akumva aribwa amavi, akicara akumva aribwa amavi, ufata ikintu cyuzuye amazi ari bugere mu mavi, ugashyiramo umunyu wumva nyine atari mwinshi. Ntabwo bigombera ngo ushyiremo umunyu mwinshi cyane ku buryo mbese bikabije. Ushyiramo akunyu karinganiye, ugashyiramo amaguru y'amazi ashyushye. Noneho bwabo bubabare buri mu mavi, mu minota 5 urambitse amazi mu maguru, ububabare buba bugiye. Ndategereje rero, urabona ko umunyu uri kugenda uyonga. Nta kindi. Ukuntu ngiye kubigenza ni ukuvuga ngo umunyu numara kuyenga ndashyiramo amaguru. Ikintu ndakora nimara gushyiramo amaguru, ndarindira. Ubu ndumva nashyiramo amaguru. Shyiramo amaguru. Iyo ushyizemo uba wumva ari byiza, kubera yuko umuntu ufite ikibazo cy'ibimeme, umuntu ufite ikibazo cy'imyate, umuntu ufite ikibazo cyo kuribwa munsi y'ikirenge, umuntu ufite ikibazo cy'uko agenda akababara,
uyu munyu w'amabuye uragukiza. Hari n'abantu usanga barwara imitsi ugasanga amaguru ye imitsi yarabyimbye. Ngewe urabona ko nakoreye muri aka kantu gato, ariko iyo ufashe amazi ugashyira mu kintu nko mu ndobo mu base gacagasa bikagera mu mavi, imitsi yawe uyu munyu ugenda wumva mu maguru yawe hari ukuntu amaguru yawe ari kumera neza. Si navuga nka gute, urabona nk'uko njya nkunda kuvuga rukora, kubera ko iyo umuntu ashyize rukoro ku ruhu umuntu ahita yumva. Uyu munyu w'amabuye nayo ishyizemo amazi y'akazuyazi ugashyiramo uyu munyu ukarindira ukayonga ugashyiramo amaguru, wumva hari ukuntu umubiri wawe uri kuruhuka. Nka kwa kundi iyo akayaga uri hanze ukumva karaguhusha, nawe wumva mu maguru yawe hari ukuntu haruhutse. Uvuye ku kazi cyangwa wumva amaguru ari kukurya, ukaba wicaye mu rugo ufite akanya, ufata iminota 5 ukarambikamo amaguru yawe, uyakuramo wumva bwa bubabare utakiri kubwumva. Ni ukuvuga ngo rero icyiza cy'uyu munyu w'amabuye, ntabwo bigombera ngo ujye kunywa ngo munyu ugombera ngo unywe ngo paracetamol ngo biragukiza ububabare. Murabizi ko baratubwira ati sige pomade, baturangira imiti myinshi. Uyu munyu w'amabuye ndabizi akenshi muri Afurika ntupfa kuboneka, cyangwa n'ahandi hose ushobora kuba udahita upfa kuwubona, ariko uyu munyu w'amabuye ni umuti. Mubwiye ko ushobora kukuvura ibimeme, ushobora kukuvura imyate, ushobora kukuvura kuribwa munsi y'ikirenge, ushobora no kukuvura hari utuntu tuza tukamera nk'udushuti nk'uduha munsi y'ikirenge tukakujomba, natwo urabivura. Ushobora kukuvura imitsi, ushobora no kukuvura ububabare. Akandi ikindi, uyu munyu w'amabuye iyo wumva hari ukuntu mu nzu yawe ushaka kwirinda udusimba tugendagenda mu nzu, cyangwa wumva ushaka kumenya ngo mbese hari abantu bavuga ngo bandoze, ngo bangize ibiki, ngano nacuragura ngo ibiki, ufata uyu munyu w'amabuye ukaba washaka nk'akasiteri nk'akantu nk'aka ngaka, akantu wakoresha kose. Ushobora no gukata icupa ugashyiramo uyu munyu w'amabuye ugatereka mu nguni zawe z'inzu. Ni ukuvuga ngo iyo umunyu uhindutse umukara, murabona ko ubu ni umweru, hari ubwo uhinduka umukara uriya w'igitaka nawe ukabona ko waba umukara utakiri igitaka. Biba bivuga ngo wa munyu winjiyemo n'imyuka mibi, urafata wa munyu ukawumena ugahinduramo undi. Ni ukuvuga ngo ntuhenze cyane. Ibintu byose biriho ariko biba bifite uburyo bikoreshwa nuko tutabimenye. Iyo ufashe umunyu rero ukawushyira mu nguni z'inzu, uyu munyu uba ari nk'uko wavuga ngo umuntu ashyira akarabyo keza mu nzu, dekorasiyo, nawo hari ibyo ugufasha. Ikindi ni uko uyu munyu w'amabuye ni umuti cyane, kubera yuko nabonye yuko urafasha. Uyu munyu w'amabuye inaha hari ubwo tuwukoresha tukawukoresha, hari umunini kuri uyu bakoresha bashyira nk'iyo hari snow ugashyira ku muryango, uburyo snow udashobora kuba ikibarafu kugira ngo unyerere. Ni ukuvuga ngo rero uyu munyu w'amabuye hari ibintu Imana yaremye, hari ibintu biriho bigenda bidufasha mu buryo butandukanye. Nababwiye ko kuri Time TV nzabasobanurira buri kimwe cyose. Abakozi babanye nanjye muri aka kanya, muri umwanya wo gusobanukirwa uburyo ki wakwifashisha ukoresha umunyu. Uburyo bwa nyuma ndasorezaho ni uburyo ushobora kwifashisha uri koga. Ukunda kumfasha, hari igihe wumva umubiri wawe utonekara, ukumva umubiri ntumeze neza. Uyu munyu w'amabuye iyo ugiye koga, ukoga, wamara koga ukavoma amazi ukawushyiramo ukinyuguza, uba uri safe, uba nyine umeze neza, uguwe neza. Aranavuga ngo buse nagenda ngo umunyu ndiho, umunyu kuri wese wagutwara iki? Bya bindi uvuga ngo umuntu agusuza ngagusiza ibintu bibi, ngagusiza mikorobe, ngagusiza uburwayi, ngagusiza imyuka mibi, nta kintu ushobora kuba ufite uyu munyu uwukoresha. Ikindi cya nyuma ndasorezaho ni uko uyu munyu ku bantu bagenda ukumva uri kubabara munsi y'ikirenge, iyo ufite amasogisi cyangwa ukunda kwambara inkweto zifunze, ukawufata gakeya ugashyira hajya ugashyira hano mu kirenge, wambaye amasogisi ukambara inkweto zifunze, iyo ugenda bwa bubabare ugeraho ntubwumve bugashira, kubera ko bashyizemo umunyu w'amabuye. Mwakoze kubana nanjye, turabakunda kuri Time TV. Kora subscribe kugira ngo n'ibindi byiza byinshi tubategurira izabashe kubageraho kuri Time TV. Kandi twavuze ko ibyo tuzi by'umumaro byadufasha muri ubu buzima tubayemo tutazabyihererana. Niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo tubasangize ibyo tuzi nk'umuti. Nibyo imiti yo kwa muganga iravura, ariko n'imiti y'ibanze yo mu rugo yo kwifashisha nayo iba ikenewe. Nakoze kubana
natwe bayi tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.